tujye tubana umunota ku munota. Rero nzi neza ko aho uherereye uri kumva iyi nkuru, ngira ngo si ubwa mbere uyumvise. Ni inkuru yagiye ivugwa cyane, ni inkuru yagiye itrendingwa cyangwa se ivugwa cyane hirya no hino mu by'ukuri ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ati ibi bintu ni ibiki. Uyu Ishimwe Vestine wamenyekanye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, aho mu by'ukuri baririmbanaga we na murumuna we Dorcas. Mu by'ukuri ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu benshi bari kuvuga ati ibintu ntabwo bibaho. Inkuru rero ziri kugenda zituruka hirya no hino ku mpande mu buryo bumwe cyangwa ubundi bugiye butandukanye, ziri kugenda zivuga ibintu bigiye bitandukanye kuri Vestine. Ndagira ngo mu kanya mu by'ukuri ingaruke ku kintu cyaba cyatumye Vestine asezerana imbere y'amategeko igikubagaho cyangwa se mu buryo butunguranye. Icyo musaba ni gukora subscribe kugira ngo turusheho kubana, kandi mu by'ukuri icyo ngiye gukora ni ukugira ngo nkubwire ese ni iki mu by'ukuri cyateye mu by'ukuri Vestine kuba yashyingirwa mu buryo busa nk'ubutunguranye. Uyu Vestine biravugwa ko mu by'ukuri kugira ngo ashake mu buryo butunguranye, impamvu mu by'ukuri ari uko yari atwite. Ibinyamakuru hano mu Rwanda bigiye bitandukanye mu by'ukuri, ndetse n'ibindi bigiye n'abandi bari hafi ya Vestine, amakuru atangwa cyangwa se ava ku bagenda cyangwa se ku baba hafi ya Vestine, nuko mu by'ukuri Vestine yari atwite. Umwe mu by'ukuri mu nshuti